Imana cyangwa Satani, umudendezo cyangwa agahato, kuvugira umudendezo cyangwa kwicecekera. Mbese umukristo wo mu itorero ryasigaye azahitamo iki muri iyi minsi iheruka? Mbahaye ikaze muri gahunda ya Baza Bibiliya y'uyu munsi. Ubuntu n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese. Muri gahunda ya Baza Bibiliya y'uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kivuga ngo ni gute twateza imbere umudendezo w'umutimanama. Ikidasanzwe muri iyi gahunda ya Baza Bibiliya mugezwaho na Sapi Ministry ni uko uyu munsi turi buze kubona igisubizo mu cyigisho umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi Pastor Teddy Wilson aherutse gukora. Rero tudatinze twumve uko yabisobanuye mu cyigisho yanyujije ku rubuga rwa YouTube rw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ndabashuje inshuti zanjye, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'ingenzi cyane. Insanganyamatsiko y'umudendezo w'idini ndetse n'umudendezo w'umutimanama. Umudendezo w'umutimanama ndetse n'umudendezo w'idini ni impano zituruka ku Mana. Impano zishingiye ku kwihitiramo utabangamiwe. Izi ni impano z'ingenzi rero kuri buri muntu wese wo mu isi. Kandi ni impano zikenewe cyane kugira ngo dusangize n'abandi impano ikomeye ya Yesu Kristo. Nk'Abadventiste umunsi wa karindwi twakomeje kwemera cyane umudendezo w'idini nka kimwe mu gice gikomeye cyane cy'imyizerere yacu n'amateka yacu ndetse n'umurimo wacu. Mu by'ukuri rero umudendezo w'idini uri mu turemangingo fatizo twacu nk'itorero, kuko tubona yuko umudendezo w'idini ari ikintu gikenewe cyane mu ijambo ry'Imana. Bityo rero tugahagarara ku ruhande rw'abantu b'Imana barwanye kugira ngo umudendezo w'idini uboneke mu binyejana byinshi by'akarengane. Dore uko tubisoma mu nyandiko yahumekewe: intambara zikomeye ndetse n'intsinzi, imibabaro ikomeye ndetse n'ibyishimo bitangaje, byaba ku bantu ndetse n'amahanga batwarwamo mu nzira y'ivugurura ndetse n'agakiza, ni iby'ingenzi cyane kugira ngo tutabyibagirwa. Ubwo bunararibonye bwasabye intwari zo kwizera ibintu bikomeye cyane bigoye ko byongera kubaho mu mateka. Ntabwo rero bikwiye gufatwa nk'ibyoroheje. Izo ntambara zo kugira ngo haboneke umudendezo w'umutimanama zikwiye kuba isomo kuri twese. Iryo somo ni uko nta kuri kutasaba yuko habaho kwiyanga ndetse no kwitangaho igitambo kuzigera kwemerwa n'isi. Igiciro cy'imbaraga kirakenewe ku bugingo bwose buzerekeza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo rubanda nyamwinshi bajyamo. Abahagaze rero bose mu izina rya Yesu Kristo barwanira ukuri bagomba kugira amateka y'intambara ndetse no kwitangaho ibitambo. Ntago bashobora kujya mbere mu bugorozi nk'uko Yesu Kristo abayobora mu nzira, kereka habayeho kwiyemeza gutakaza uburenganzira bwabo ndetse n'ubuzima. Murabibona ko umudendezo w'idini ni umudendezo w'ibanze, ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, ariko ikibabaje ni uko mu binyejana byinshi ntago bwigeze butangwa. Umudendezo w'idini w'ukuri urinda kwita cyane ku byemezo umuntu ubwe yifatira, kandi ukaba ari mwiza cyane ku mibereho myiza y'abantu ndetse n'ibihugu ubwabyo. Aho uri rero kandi ukarindwa, ubutabera n'amahoro biriyongera. Ariko ikiruseho kuri ibyo ngibyo, umudendezo w'idini ndetse n'umudendezo w'umutimanama bifite ishingiro muri Bibiliya. Imana yaturemanye umudendezo wo kwihitiramo. Ni igice cy'ingenzi cyane cy'icyubahiro cy'inyokomuntu. Ni ihishurwa rikomeye cyane cy'urukundo rw'Imana rukomeye. Kandi ntago higera habaho urukundo nyakuri igihe hatariho umudendezo wo gukunda. Umudendezo w'idini ufite ikimenyetso cy'Imana y'urukundo, kandi ufite uruhare rukomeye cyane mu ntambara ikomeye hagati y'Imana ndetse na Satani, hagati y'icyiza ndetse n'ikibi. Mu mutima w'igitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 13
ndetse na 14, imbaraga z'ikibi zasobanuwe nk'imbaraga zihutaza kandi zirenganya, kandi zikica abantu bose banga kuramya inyamaswa. Mu kinyuranyo cy'ibyo, abantu b'Imana bo batangaza ukwizera kwabo muri Yesu, ariko ntago bigera bahatira umuntu uwo ari we wese kugira ngo agire icyo aramya. Abakristo bakomeje guhamya Yesu ko ari we kuri, ariko nta muntu n'umwe ugomba guhatirwa kugira ubwo buhamya. Yesu ntago yigera atsindagira inyigisho ze ku muntu uwo ari we wese, ndetse n'abigishwa be bari bamwegereye cyane bari bafite uburenganzira bwo kugira ngo bamusige. Yesu kandi yateguriye abigishwa be guhura n'akarengane, ariko ntago yigeze abemerera kugira ngo barenganye abandi cyangwa se kugira ngo bihorere. Ahubwo yarababwiye ngo niba barenganiriza ahantu hamwe muzahungire ahandi. Aho kugira ngo rero bakoreshe ubugizi bwa nabi, Yesu yasabye abigishwa be gukunda abanzi babo. Uwo ni umuco wongeye kuvugwa nanone mu rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 4, imirongo ya 12 ndetse na 13. Hagira hati: dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho, iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga, kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Murebye nk'abizera mu isi y'iki gihe, turimo guhura n'ingorane zikomeye, ariko uko ibintu birushaho gukara, hazarushaho kuba amahirwe yo kugira ngo dusangize abantu kwizera kwacu. Ntabwo rero tugomba gutinya cyangwa se ngo dutezuke ingorane izo ari zo zose twahura nazo. Mu mpano zose za Gikristo zo kwitonda, urukundo ndetse n'ibyiringiro, ndetse no kwihangana, nk'Abadivantisite b'umunsi wa 7, nimureke twiyegurire byuzuye mu muhamagaro wacu, ndetse n'ibikorwa by'umuntu ku giti cye biteza imbere umudendezo w'idini ndetse n'umudendezo w'umutimanama, ndetse n'uwo gusangiza ubutumwa bw'Imana mu isi igenda irushaho kuba isi ya gipagani. Reka tuvuge kandi tuvuganire iby'aho duhagaze mu buryo bwemeza, bwishimye, bwuzuye ubuntu, tudashidikanya kandi dufite umwete, kandi mureke dushake ubwenge mvajuru kugira ngo tubashe gusohoza inshingano yacu ikomeye cyane yo gutwara ubutumwa bw'abamarayika 3 bwo mu Byahishuwe igice cya 14, mu neza ndetse n'urukundo ndetse no mu kuri. Mureke dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza buva mu byanditswe byera, ubutumwa bwawe, ubutumwa bwemeza imitima, ubutumwa bw'ukuri ku iteka ryose. Ubwo rero tubusangira n'abantu, turagusabye kugira ngo udufashe ngo tubikorane ubugwaneza ndetse n'impuhwe, tudahatira abantu, ahubwo dufasha abantu kubona yuko amahirwe bahawe yo guhitamo bayahawe nawe afite ingaruka z'ubuzima cyangwa se urupfu, kandi ko ushaka ko bahitamo icyiza. Uwiteka rero turagusabye ngo uduhe umugisha igihe tuvuganira, kandi tugateza imbere umudendezo w'idini ndetse n'umudendezo w'umutimanama, kugira ngo umuntu wese abe yagira amahitamo akwiriye, amahitamo yo kugukurikira, kandi azabashe kukubona igihe uzaba uje ku bicu byo mu ijuru, maze tukajyanwa kubana nawe Uwiteka iteka ryose. Urakoze kutwumvishe, kandi tugushimiye n'amahirwe uduha yo guhagararira umudendezo w'idini aho twaba turi hose. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.